ese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere ngusuhuze wowe uteze amatwi kandi nkwifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganiramwo ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana, tuyiragize kandi tuyisabe kubana natwe, kuko tutari kumwe nayo ntacyo twaba turimo gukora, twaba turi gukora ibidafite icyo bivuze. Reka rero dusenga Imana. Mana, reka tugushime kandi tuguhimbarize neza yawe n'urukundo rwawe, tuguhimbarize ko utwemereye uyu mwanya mwiza tukaba tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ni ukuri ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Kandi Mana, turakwinginze ngo ubane natwe, imitima yacu uyirehereze kuba hafi yo kumva no kugira ngo ikore iby'ijambo ryawe ritubwira. Ntabwo rero dushobora kwiga mu mbaraga zacu za kimuntu, mu bwenge bwacu bwa kavukire, ahubwo dusabye ubufasha bw'Umwuka Wera ngo aze adufashe, adusobanurire kandi acengeze mu mitima yacu ijambo ryawe, rigire igisobanuro kizima gishyitse kandi ribashe kuduhindura, ritwubake bushya. Mwami, duhinduke nk'uko ijambo ryawe rishaka. Bana natwe rero, ugire neza abantu bari impande zose, nanjye ubwanjye uri hano, twese tukugirireho umugisha kuri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo nimwe dusabye twizeye, amen. Reka rero nongere mbasuhuze abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, namwe abari mu gihugu hagati, kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse n'ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kwigamo ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba rero ndagira ngo turebe ku gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ni igitabo cy'intangiriro z'ibintu byose. Akenshi abantu tujya tureba ibiriho, tukareba hirya no hino uko isi iteye, tukareba natwe ubwacu, bikatubera ikintu kiremereye cyane. Ariko kuri uyu mugoroba ndagira ngo umenye neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, Itangiriro ni igitabo cy'intangiriro y'ibintu byose. Ntabwo rero iki gitabo kivuga gusa ku ntangiriro y'amajuru cyangwa isi cyangwa ubuzima bw'inyamaswa n'amatungo n'ubuzima bwa muntu, ahubwo iki gitabo kinavuga ku buyobozi bwa muntu. Nimvuga ubuyobozi, wumve mu buryo bw'umuryango, wumve itorero, wumve na leta. Ibi byombi uko ari bitatu byatangiwe n'Imana kandi byaremwe mu Itangiriro. Ndetse iki gitabo kinavuga ku masano. Amasano, ndashaka kuvuga ibi byaremwe byose tubona amasano bifitanye n'Imana. Imana niyo yaremye isi n'ijuru. Imana niyo yaremye abamarayika, niyo yaremye abantu. Imana niyo yaremye ubutaka, niyo yaremye inyanja, niyo yaremye imigezi, niyo yaremye buri kimera cyose uzabona kuri iyi si. Imana niyo yakiremye. Niyo yaremye ibicu ibishyira hejuru mu ijuru. Imana kandi niyo yagabanije amazi, amwe aguma hasi andi aguma iyo mu kirere mu buryo bw'ibicu. Imana niyo yaremye inyamaswa, niyo yaremye amatungo, niyo yashyize imisozi ahayo. Imana ibyo tubona byose niyo yabiremye. Rero ushatse wavuga ngo izingiro ry'ibiriho byose ni Imana. Muri make iki gitabo kivuga ku kuvuka gushya cyangwa se ukuremwa gushya, kandi bisa n'ibyo turi bugende tuvugaho uko Imana iri bugende iduha amahirwe. Rero mu Itangiriro niho hatangirira ukwihishura kw'Imana ubwayo. Uko kwihishura kw'Imana
kukuzurira cyangwa se kugahishurirwa burundu k'umugaragaro muri Yesu Kristo. Muri iki gitabo cy'Itangiriro kandi niho tubona amazina atatu y'ubumana: izina ry'Imana Elohimu, Yehova ndetse na Adonai. Aya mazina yombi uko ari atatu tuyabona mu gitabo cy'Itangiriro. Nubwo kandi mu itangiriro ariho hatangirira ibintu byose, dushobora kuvuga ngo ni byiza gusa bitangirira mu itangiriro. Nyamara ndagira ngo nkubwire yuko nubwo byose byari byiza iby'Imana yaremye, hari ikindi kintu cyaje kuza cyabaye ikibazo cyane, haba ku muntu, haba ku isi ubwayo ndetse n'ibindi byaremwe byose. Icyaha cyaje kuba ikibazo ku muntu, ndetse nk'uko nari mbivuze kigira ingaruka zikomeye cyane ku byaremwe byose. Icyaha rero cyaje kuza guhungabanya isano y'umuntu n'umuremyi we, ndetse icyaha kigira ingaruka no ku bindi byaremwe byose. Ibi rero biri hano mu itangiriro. Icyaha gitangirira mu itangiriro, ndetse hano mu itangiriro niho tubona amasezerano akomeye cyane agenga ubuzima bwa muntu cyangwa se agenga ikiremwa muntu, ndetse hamwe no gucungurwa guturuka mu ijuru nako kuboneka hano muri iki gitabo cy'Itangiriro. Uku gucungurwa rero kuza kwigaragaza mu isezerano Imana yagiranye n'umuntu muri Edeni, ndetse isezerano Imana yagiranye na Adamu, yewe n'isezerano Imana yagiranye na Nowa ndetse na Aburahamu. Ibi rero byose biri muri iki gitabo. Aya masezerano nanone urebye niyo ashingirwaho n'andi masezerano ane, ryaba irya Mose, ryaba iringiri ry'Abapalestiniye cyangwa se n'amasezerano mashya afitanye isano n'aya ngaya angahe twari tumaze kuvuga uko ari atatu, afitanye isano. Ndetse unarebye aya yose mashya agenda ashingira kuri aya ngaya twari tumaze kuvuga hejuru, ariyo iringiri ryo muri Edeni, irya Adamu, irya Nowa ndetse n'iringiri rya Aburahamu. Aya masezerano rero niyo umuntu agenda arambura muri Bibiliya, hanyuma tukabona amasezerano yose agenga inyokomuntu. Mu itangiriro niho hari umwinjiro mu myubakire y'isezerano rishya. Iri sezerano rishya rivugwa inshuro 60 mu bitabo 17 by'ahangaha muri Bibiliya. Uguhishurirwa rero kose gufite imizi yako mu gitabo cy'Itangiriro. Nimvuga ihishurirwa wumve umucyo wa Bibiliya wose ufite imizi hano mu Itangiriro. Mu yandi magambo, niba umuntu azigera asobanukirwa icyo Bibiliya ivuga cyangwa se ihishurwa tubona muri Bibiliya, agomba gutangirira mu itangiriro. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu ashobora gusobanukirwa neza icyo Bibiliya yigisha igihe cyose atari yasobanukirwa itangiriro. Itangiriro ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Abantu benshi bakeka yuko itangiriro ngo ari ibintu bivuga ku byabaye cyangwa se amateka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo itangiriro ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ndagira ngo dusome ibyanditswe hano, kandi muri ibi byanditswe nubwo hari byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko ndashaka kubanza gusoma ibyanditswe byavuye mu kanwa ka Yesu Kristo ubwe, ahamya neza yuko itangiriro ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ndagira ngo niba ufite Bibiliya yawe umfashe turambure Matayo igice cya 19, dusoma amagambo ahari duhereye ku murongo wa 4 tugeze ku murongo waho wa 6.
ndacyarimo nkubwira ukuntu Itangiriro ari igitabo gikomeye cyane, kuko mu Itangiriro niho Imana itangirira kwihishurira inyokomuntu, ndetse Imana niho itubwirira inkomoko y'ibiriho byose. Nabivuzeho mu kanya, isano ibiriho byose, byaba ibimera, zaba inyamaswa, yaba amatungo, byaba ubutaka, byaba inyanja, byaba buri kintu cyose utekereza kiriho, izingiro ry'ibyo bintu byose cyangwa se inkomoko yabyo ni Imana. Imana niyo yaremye ibiriho byose. Yesu rero ahamya neza yuko igitabo cy'Itangiriro ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Hano muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 n'uwa 5 ndetse n'uwa 6, reka aya magambo tuyasome. Aya magambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo. Aragira ati, nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Aya magambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo, kandi nk'uko mubyumvise tuyasomye muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Aya magambo rero nta hantu atandukanira n'amagambo dusanga mu Itangiriro igice cya 2 n'umurongo waho wa 24. Mu yandi magambo, Yesu ikintu yakoze hano yasubiyemo amagambo ari mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24, aho Bibiliya igira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Si igitangaza? Yesu ntabwo yari kwigera avuga ko aya magambo ari ay'ukuri mu gihe yaba ataravuye ku Mana. Niyo mpamvu ndi kukubwira nti Yesu yahamije neza ko Itangiriro ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Luka igice cya 24 umurongo wa 37, Bibiliya tubwira ngo maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Ndatekereza ko iki cyanditswe atari cyo nari ndimo gushaka, nubwo nacyo ari cyiza. Mumbabarire cyane nibeshye ku kuntu nanditse imirongo yanjye, ariko hano mu Luka igice cya 11 umurongo wa 51, naho turahabona igihamya Yesu aduha. Haravuga ngo Luka 11:51, uhereye ku maraso ya Abeli ukageza ku maraso ya Zakariya wiciwe hagati y'igicaniro n'urusengero, ni koko ndababwira yuko azabazwa ab'iki gihe. Abeli, ngira ngo twese tuzi neza yuko ari umuhungu wa Adamu. Turi buze kubibona mu Itangiriro. Abeli ni umuhungu wa Adamu. Adamu niwe muntu wa mbere waremwe n'Imana. Rero iki nacyo ni igihamya cy'uko Yesu yahamije ku Itangiriro ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Hano ku murongo wa 49 haravuga ngo, nicyo cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti, nzabatumaho abahanuzi n'intumwa, bamwe muri bo bazabica, abandi bazabarenganya, kugira ngo amaraso y'abahanuzi bose yavuye uhereye ku kuremwa kw'isi abazwe ab'iki gihe.
urumva, uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuremwa kw'isi rero nicyo turi buze kureba hano mu itangiriro. Yesu rero urabona neza yuko yahamije ibijyanye n'itangiriro ko ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Hano muri Luka 17 umurongo waho wa 26 naho tuhabona amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo. Luka 17 umurongo wa 26 Yesu aravuga ati, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa. Inkuru za Nowa nazo ni inkuru Imana iduha mu gitabo cy'itangiriro. Nk'uko byari mu minsi ya Nowa, niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Loti uyu nguyu yari afitanye isano na Aburahamu, kandi abangaba bose ni abantu bavugwa mu itangiriro. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Aha naho ni mu itangiriro izi nkuru tuzisanga, ariko Yesu arimwo arazisubiramo kuko n'ubundi Yesu niwe wari wazivuze. Tuzabibona byose biri mu itangiriro. Umurongo wa 32 aravuga ngo mwibuke muka Loti. Uyu nawe ni umuhamya wo kuduhamiriza ko ibyanditswe byera biri mu isezerano rya kera, ariko by'umwihariko mu itangiriro ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ushobora rero kwibaza uti, mbese kubera iki uri kuvuga aya magambo? Nuko ngira ngo umenye neza ko itangiriro ariyo mbarutso y'ibyo tuzi byose ku Mana, y'ibyo tuzi byose ku nyoko muntu, y'ibyo tuzi byose mu biriho byose n'uburyo bikorwa byose bitangirira mu itangiriro. Itangiriro rero ni igitabo kigizwe n'ibice bigera kuri 5. Igice cya mbere kivuga ku iremwa ry'ibintu byose, igice cya kabiri kikavuga ku kugwa ndetse no gucungurwa kwa muntu, hanyuma igice cya gatatu kikaba ari igice kigizwe n'imbuto zigiye zitandukanye. Igice tubonamwo imbuto ya Kayini, Seti, ndetse ahangaha akaba ariho tunabona ko iki gice kigera kuri kiriya gihe cy'umwuzure. Hanyuma igice cya 4 ni igice gihera ku mwuzure kikagera ku munara w'Ibabeli. Iki gice rero nacyo ni igice cy'ingenzi cyane, gituruka ku gice cya 8 ukaza ukageza ku gice cya 11 n'umurongo wa 9. Hanyuma igice cya 5 ni igice gituruka kuva ku muhamagaro wa Aburahamu ukaza ukageza ku rupfu rwa Yosefu. Hariya muri Egiputa niho Yosefu yapfiriye. Tuzabibona mu gitabo cy'itangiriro. Ibi bice rero uko ari 5 nibyo bigize igitabo cy'itangiriro. Rero inkuru zose zivugwa mu itangiriro zabayeho, cyangwa se havugwamwo inkuru zo kumara imyaka 2315. Aya makuru yose Imana yaduha mu itangiriro. Yewe niba uri kudukurikira ukaba uri kumva ibijyanye n'aya mateka cyangwa se n'inkomoko y'iki gitabo n'uburyo Imana ishimangira ko iba ari ibyanditswe byera byahumetswe nayo, wakabaye ugira amatsiko yo gukumbura kumva no kwiga ibiri muri iki gitabo cy'itangiriro. Kuko itangiriro nk'uko nabivuze, umuntu ataryumvise ntabwo yazigera asobanukirwa neza byimbitse ukuri kwa Bibiliya. Abantu benshi ntabwo basobanukirwa n'ibintu byinshi biri muri Bibiliya. Abantu benshi nta gitekerezo bafite kuwo Imana ariyo. Abantu benshi nabo ubwabo ntabwo bisobanukiwe ngo bamenye igihagararo cyabo. Nimvuga igihagararo, wumve ahantu waba uri. Nk'uko nigeze kubikomozaho kare ngitangira,
Imana niyo soko y'ibyo tubona byose, y'ibiriho byose, cyangwa se nshatse nakoresha ijambo izingiro ry'ibiriho byose. Abantu rero ntibasobanukiwe n'aho bahagaze, ntibasobanukiwe umwanya wabo uwo ari wo, ndetse abantu benshi cyane ntago bakijijwe. Ari abavuga ko bakijijwe, ari abatazi n'icyo bisobanuye, abenshi cyane ntabwo bakijijwe. Kubera iki? Kubera ko batasobanukiwe neza igitabo cy'Itangiriro. Itangiriro ni igitabo cy'intangiriro y'ibintu byose. Icyampa Imana Data ikaduhishurira ndetse ikadusobanurira ubwiru buri muri iki gitabo cy'Itangiriro. Icyampa Umwami Yesu Kristo akadufasha muri uru rugendo igihe tujya tugaruka mu Itangiriro, kuko mu Itangiriro ariho ibintu byose byatangiriye. Itangiriro, ndagira ngo tugaruke mu Itangiriro. Nk'uko mwabyumvise, tugiye kwiga igitabo cy'Itangiriro. Ntabwo ari kuri uyu mugoroba ngo tugiye kukiga duhite tukirangiza. Oya, ntabwo turi bukige ngo duhite tukirangiza, kuko nk'uko nababwiye, ibintu byose biri muri Bibiliya bifite imizi mu Itangiriro. Itangiriro rero ni igitabo cyimbitse cyane kuruta nuko abantu benshi cyane babitekereza. Ndagira ngo rero duhere ku gice cya mbere. Nk'uko twabonye ibice bigize Itangiriro, duhere ku gice cya mbere, aricyo ukuremwa. Itangiriro igice cya mbere n'umurongo waho wa mbere. Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni igitangaza. Ijuru n'isi ni ibintu bitariho, ahubwo byaremwe n'Imana. Imana niyo yabiremye. Urambaza uti kuwa kangahe? Urambaza uti ku yihe tariki, mu wuhe mwaka? Ntago mbizi, ariko icyo nshimira Imana ni uko ariyo yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Iki gihe rero ibintu byose byari bitarajya ku murongo, byari bitarajya mu mwanya wabyo. Nk'uko tubibona ahangaha ku murongo wa kabiri, Bibiliya iratubwira ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Reba rero igitangaza gikomeye Imana yakoze. Ku murongo wa gatatu, Bibiliya iratubwira ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yacu ishimwe cyane. Mu yandi magambo, hano ndagira ngo wumve neza kuno kuri. Imana niyo yaremye umucyo, ndetse Imana niyo yaremye umwijima. Kandi Imana niyo yategetse umucyo ndetse itegeka n'umwijima ko byombi bizajya bibisikana, kimwe kigava mu nzira y'ikindi. Umunsi wa mbere Imana yaremye umucyo, ndetse Imana irema n'umwijima, kandi byombi irabitandukanya, ndetse ngo Imana ibona ko ibyo bintu ari byiza. Ariko ndagira ngo tekereza nawe, wowe wenda wiriwe mu kazi amanywa yose, wakoze ibyo wakoze, uhereye mu gitondo kare ugeza saa sita, wenda uraruhuka ugeza saa munani, hanyuma urongera utangira akazi, urakomeza urakora. None ubu ngubu wenda bamwe bageze mu rugo, baricaye baratuje. Tekereza kuri ibyo bintu, kuba amanywa amaze kujya hirya, ijoro naryo rikaba ryamaze kuhagera. Imana ni igitangaza. Imana rero niyo yaremye ibyo ngibyo, niyo yaremye umucyo, niyo yaremye umwijima, kandi itegeko ryayo niryo rituma umucyo iyo uhageze, umwijima wibwiriza ukava mu nzira. Imana rero niyo yaremye ibyo bintu. Mana ushimwe ko waremye umucyo, ushimwe ko waremye n'umwijima. Umucyo ugategeka amanywa, umwijima ugategeka ijoro. Kandi Mana ushimwe ko ibyo wabiremye kugira ngo bigirire umumaro ibyaremwe byose. Ibyaremwe byose. Wow! Imana yaremye umucyo, Imana yaremye n'umwijima, kandi itegeko ry'Imana niryo rituma ibyo ngibyo uyu munsi wa none bibisikana. Imana rero niyo yabiremye.
twavuga byinshi cyane, ariko hano ku munsi wa kabiri turabona ikindi gitangaza Imana yakoze. Uhereye ku murongo wa 6 ukageza ku wa 8, Bibiliya tubwira ngo Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Ndumva ikirere aho ngaho. Imana irema iryo sanzure. Wow! Utagira ngo nakanyamaswa katuritse cyangwa se kitsamuye cyangwa ibyagenze gute, hoya, ahubwo Imana irema iryo sanzure. Imana yacu ishimwe cyane. Igabanya amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo. Biba bityo. Wow! Imana igabanya amazi yo hejuru y'isanzure nayo hasi yaryo. Ndagira ngo usobanukirwe kino kintu. Icyo Bibiliya iri kuvuga hano ni uko Imana ari yo ubwayo yashyize amazi ari hejuru mu kirere aho twebwe tutageze amaso, ariko abahanga bajya babibona. Ndetse natwe ubwacu ni ibintu tuzi. Iyo imvura iguye ni amazi yo hejuru iriya abaguye, kandi tuzi n'amazi ya hano ku isi. Hano mu Rwanda dufite ibiyaga byinshi bigiye bitandukanye. Dufite ikiyaga cya Kivu, ariko si mbisubiremo. Dufite Ihema iri muri za pariki, dufite Muhazi, dufite n'ibindi nawe ugiye uzi, Burera iriya hirya. Dufite ibiyaga byinshi bidukikije, ariko kandi tujya tubona n'imvura. Imana ubwayo niyo yategetse amazi yo hejuru abayo, ndetse n'ayo hasi ateranira aho ateraniye. Imana ishimwe cyane kuko ariyo yashyizeho ingabano zayo. Ndagira ngo iki cyinjire mu ntekerezo zawe, kandi cyinjire neza mu mutima wawe, yuko Imana ariyo yaremye amazi. Imana niyo yashyize amazi amwe hejuru iriya, andi yashyira hano hasi. Kandi iki kirere disi we, iki tutabasha gukoraho n'intoki. Iri sanzure riri hagati y'ibyo biri hejuru iyo na hano ku isi aho twibereye, iri sanzure n'Imana yariremye. Ariko washimye Imana koko. Imana yaremye isanzure, tukaba tudapfutswe n'ibicu, tukaba tudatsikamiwe n'ukwezi n'inyenyeri n'izuba. Ibyo byose byaremwe n'Imana, ahubwo tukaba ibyo bintu bitwitaruye biri hejuru iriya, natwe turi hano hagati hakaba harimo iri sanzure. Iri sanzure kandi naryo rifitiye umumaro ukomeye cyane ibyaremwe byose. Iri sanzure ryaremwe n'Imana. Mana yanjye urakomeye. Mana yanjye imbaraga zawe nta wazirondora, kandi ubushobozi bwawe burenze n'intekerezo zacu. Ntabwo nkubajije ngo usubize, ariko Mana ntangazwa cyane n'ikintu waremyemwo iri sanzure. Ku munsi wa 3 uhereye ku murongo wa 9 ukageza ku murongo waho wa 13, Imana yaremye ubutaka. Mana yacu ishimwe cyane. Irema inyanja, irema kandi ibimera byose biraboneka. Wow! Tekereza nawe ku munsi wa mbere ibimera byose bibayeho. Tekereza ku bimera wabuze. Iyo ngiye mu isoko hariya Nyabugogo cyangwa Kimironko, nkareba isombe, nkareba intoryi, nkareba ibitunguru, nkareba imyumbati, nkareba ibijumba, nkareba imyumbati, nkareba ibintu byinshi cyane bihari byose, nkareba amapapayi, nkareba imyembe, nkareba za watermelon cyangwa se sinzi uko bazita mu Kinyarwanda, nkareba jackfruits, ibifenesi, nkareba ibintu byinshi cyane. Biriya byose tekereza nawe, ariko nshuti yanjye, tekereza umunsi wa mbere ku itegeko ry'Imana. Imana ivuze gusa ngo nibibeho, hanyuma ijambo ryayo rikabirema bigatangira bikabaho. Tekereza kuri icyo kintu. Imana niyo yaremye buri kimera cyose. Imana niyo yakiremye. Imana niyo yaremye buri kimera cyose. Kandi Imana niyo yaremye amazi yose, ikayateranyiriza aho yayateranirije. Inyanja zikaba aho ziri, ndetse n'ubutaka bwumutse bukaba aho buri, ndetse bukamera n'ibimera nk'uko Imana yabitegetse. Tekereza kuri icyo kintu. Ni imbaraga z'Imana zabikoze, ni ijambo ryayo ryatumye bibaho. Ku munsi wa 4 ndagira ngo urebe ikindi kintu. Uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku wa 19. Ntabwo imirongo wenda yose ndi kugenda nyisoma, ariko ni Bibiliya ndimo kukubwira wowe ubwawe ufite. Hano Imana yaremye izuba. Wow! Turamutse tuvuze ku mumaro w'izuba, bwakwira bugacya. Ariko izuba rirakomeye cyane,
nimvuga ngo rirakomeye ntugire ngo nuko wenda ritameneka, nubwo nta muntu wapfa kurimena. Izuba rifitiye ibyaremwe byose umumaro, yaba jyewe umuntu, byaba ibimera, zaba inyamaswa. Izuba rifite umumaro cyane. Wari uzi yuko tutahinga ngo tweze izuba ribaye ritariho? Wari uzi yuko uyu mubiri wacu twambaye utaba neza ngo ugubwe neza izuba ritigeze rivana mba? Izuba rifite umumaro cyane. Imana rero niyo yaremye izuba. Imana niyo yaremye izuba kandi ritereka aho yariteretse, iraribwira iti ntuzava aho ngaho, jya ukora akazi nkubwiye, uzajya uva ku manywa. Mana yacu ishimwe cyane. Itegeka izuba, iryicaza aho ryicara, iriremera intebe, irishyira aho ngaho rirahaba. Imana niyo yaremye izuba. Kandi Imana ntabwo yaremye izuba gusa, ahubwo yaremye ukwezi. Irakubwira iti ku manywa sinshaka ko uzajya uva, wowe uzajya uva nijoro. Imana irema inyenyeri, izinyanyagiza mu kirere, irangije irazibwira iti namwe muzajya muva nijoro. Imana niyo kubahwa. Imana ni inyembaraga. Imana niyo yaremye izuba, niyo yaremye ukwezi, niyo yaremye inyenyeri. Aho hari ku munsi wa 4. Kandi ku munsi wa 5 Imana irema ubugingo cyangwa se ubuzima bw'inyamaswa. Hano ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23 Bibiliya tubwira ngo Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo. Nimvuga ifi ariko irahenda, ariko abantu benshi ndizera neza ko wenda bigeze kuyiryaho, hari n'abazirobeye ubwabo. Abo mwese murabizi ifi ziba mu mazi. Imana niyo yashyize amafi mu mazi. Hari amafi y'amoko menshi cyane, ubuze twavuga tukayarangiza. Uretse ko ntari intyoza cyane ngo mena nayazi, ariko nzi neza yuko ari menshi, kuko nagiye mbona amafi agiye atandukanye. Ayo yose, buri kintu cyose kiba mu mazi, Imana niyo yakiremye n'ijambo ryayo. Bibiliya irambwiye ngo Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo. Kandi urumva Imana ukuntu irema ni igitangaza. Ntabwo Imana ari ngombwa ngo yirirwe irundarunda, yirirwe ibiri cyuya. Oya, ntabwo Imana ari nkatwe, ahubwo ijambo ryayo rirarema. Imana rero binyuze mu ijambo ryayo yaremye ibintu byose biba mu mazi. Ibintu byose biba mu mazi. Ndagira ngo utekereze kuri icyo kintu. Reba nawe Imana ukuntu ikomeye, yaremye buri kintu cyose kiba mu mazi, niyo yakiremye. Kandi inyoni n'ibisiga biguruka mu isanzure ry'ijuru, biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana niyo yashyizeho buri kintu cyose uzabona kiguruka mu kirere. Buri nyoni, buri gisiga, buri kintu cyose kiguruka mu kirere, Imana niyo yakiremye. 21 Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Nk'uko nari mbibabwiye, Imana yaremye buri kintu cyose kiri mu mazi, yaba ay'imigezi, zaba inyanja, byaba ibiyaga. Imana niyo yaremye buri kintu cyose kirimo. N'ibifi binini, Imana niyo yabiremye. Ibisiga binini n'ibitoya, inyoni inini n'intoya, iziba muri Afurika n'izitahaba zikaba ziba ahandi. Buri kintu cyose kiguruka mu kirere, Imana niyo yakiremye. Kubera ikindi gusubira mwiri jambo ko Imana ariyo yabiremye, nuko Imana ubwayo mwitangirira ahangaha ariho itubwirira ukukuri yuko ibyo byose ariyo yabiremye. Kandi Imana ngo irareba, iritegereza, ibona ko ibyo byose ari byiza. Hano ku munsi wa 6 Imana yaremye ibindi binyabuzima. Uze gusoma uhere ku murongo wa 24 ugeze ku murongo waho wa 25. Ariko reka masome disiwe, reka masome 24 kugeza 25. Biratubwira ngo Imana iravuga iti
isi iza n'ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Ninde waremye inyamaswa zose ziri mu isi n'amatungo yose ari mu isi? Ninde wabiremye? Igisubizo ndabizi neza, nawe mu matwi yawe no mu ntekerezo zawe kirimo kiraza. Kirimo kiraza nka nyiramubande, ndumva mwese muvuga ngo ni Imana. Kandi uko ni ukuri, Imana niyo yaremye inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari. Niko Bibiliya itubwiye, Imana niyo yaziremye. N'ijambo ryayo iravuga ngo bibe bityo rwose, biba nk'uko Imana itegetse. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, nta n'imwe ivuyemo. Reka mbabaza ariko iki kibazo nzagisubiraho n'ubutaha. Ninde waremye inkende? Imana niyo yaziremye. Ninde waremye inguge? Imana niyo yaziremye. Ninde waremye buri nyamaswa yose watekereza? Imana niyo ubwayo yabiremye n'ijambo ryayo. N'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari, Imana niyo yabiremye. Kandi Imana ibona ko ibyo bintu byose ari byiza. Mana, ushimwe ko ari wowe waremye ibiriho byose, kandi ushimwe ko ibi byose wakoze mu itangiriro rya byose washimye ko bijya muri iki gitabo, bijya muri iyi Bibiliya, ibyanditswe byera, kugira ngo jyewe n'abandi bose bateze amatwi tubashe kubyiga, tubashe kubisoma, maze twumve inkomoko y'ibiriho byose. Mana, ni ukuri ndagushimye cyane kuko ibi byose ari wowe wabiremye, kuko ibi byose ari wowe wabitangiye, kuko itangiriro rya byose ari wowe Mana y'agakiza kacu. Mana, ushimwe ko ari wowe muremyi wa byose, kandi ushimwe ko ari wowe ubeshejeho ibyo waremye byose. Mana, icyama imitima yacu igahera aha mu itangiriro yizera imbaraga zawe, yizera ubumana bwawe, yizera ijambo ryawe, yizera ibyo wakoze byose. Ushimwe Mana ko wumva gusenga kwacu, kandi ko ukora byose nk'uko ubushake bwawe buri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubireba.